mwongeye kwirirwa abadukurikiye hirya no hino ku isi, abari mu gitondo tubahaye mwaramutse, abari ku mugoroba namwe tubirijeho. Twizere yuko Nyagasani akomeje kubarinda no kubaba hafi. Turi kuwa kabiri ku minsi 8 y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2025. Uyu akaba ari wa mwanya tubagezaho amakuru yacu yo ku mugoroba yibanda cyane cyane mu karere kacu k'ibiyaga bigari. Hanyuma nanone mbere yuko dukomeza n'amakuru yiriweho, guhera ku munsi w'ejo ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane, nk'uko bisanzwe abatuye muri aka karere n'abanyarwanda bose murabizi yuko turi muri gahunda yo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mu 1994. Isi yose rero guhera ku munsi w'ejo ikaba yifatanyije n'abanyarwanda bose mu kwibuka aba batutsi bazize uko baremwe, atari bo bahisemo uko bagomba gusa cyangwa se uko bateye, bakaba barishwe bazira uko baremwe. Hanyuma rero iyi gahunda nanone dukomeje guhumuriza no kwifatanya n'abarokotse jenoside ndetse n'abanyarwanda bose mu kwibuka aba bene wacu bazize uko baremwe muri uyu mwaka w'1994. Dukaba dukomeje kwibuka, ariko nanone ntidukwiye guheranwa n'agahinda, ahubwo dukwiye kwibuka twiyubaka ndetse dukomeza kwamagana no kurandura iyi ngengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi muri uyu mwaka. Nanone iyi migambi y'abicanyi ikaba ikomeje mu bindi bihugu harimo Kongo ndetse no mu Burundi, aho abatutsi bakomeza kwicwa batotezwa bazira uko baremwe kandi atari bo bahisemo uko bagomba gusa. Dukomeje rero kwihanganisha abacitse ku icumu ndetse dukomeza no kwamagana ibikorwa bibi birimo abantu bagifite iyo ingengabitekerezo ya jenoside, aho hagenda hagaragara ibikorwa mu by'ukuri bigayitse kandi bibi, bigaragara kuko hari abagifite umutima wa jenoside, dore ko n'ubundi FDLR zitashize zikiriho nko muri Kongo, aho zikomeza kwica kandi zikomeza kubiba iyi ngengabitekerezo, aho twagiye tubona hatandukanye mu Rwanda nanone abantu batema amatungo ndetse bakora n'ibindi bikorwa bibi bigayitse, bagaragaza yuko bagifite iyo ngengabitekerezo. Ibyo rero turabyamaganye kandi dukomeze tubirwanye, turandurane n'imizi iyi ngengabitekerezo ya jenoside. Hanyuma rero reka dukomereze amakuru yacu muri Kivu y'Amajepfo. Ahangaha ni mu karere ka Minembwe cyangwa se muri komine Minembwe, ariko twerekeza mu burengerazuba bwa Minembwe. Ahangaha nta handi ni muri Rugezi. Aha rero nkuko twari tumaze kubibabwira, ababicanyi basize bakoza amarorerwa mu Rwanda, bica imbaga y'abatutsi barenga miliyoni. Nanone muri aka gace k'uburasirazuba bwa Kongo ndetse na Kongo yose barimo ku bwinshi, bakaba bifatanyije n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abazalendo, aho babyutse bagaba igitero muri aka gace, bagaba igitero ku ngabo za AFC twirwaneho M23. Izi ngabo rero muri ya gahunda yo kwirwanaho zikaba zabashe kwirwanaho ndetse zikabasha kwigarurira aka gace kari karimo abagizi ba nabi, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, FDLR n'abazalendo. Aka gace rero kakaba kamaze kwigarurirwa n'ingabo za AFC M23 twirwaneho. Iyi Rugezi rero ikaba yari irimo ibirindiro bikomeye byahoraga bigaba ibitero muri Minembwe centre, aho bakomezaga bagaba ibitero. Aha hakaba hari ibirindiro bikomeye byabo byagabaga ibitero muri aka gace, bikomeza kwica abaturage. Ubu ngubu rero kakaba kamaze kwigarurirwa n'izi ngabo za AFC bidasubirwaho,
izi ngabo cyangwa se ababicanyi bakaba bari guhunga berekeza za Gasiro. Ahangaha akaba ariho bivuga yuko bahagarariye abaturage bari muri kariya gace n'abari ku rugamba twavuganye, bavuze ati batubwiye yuko Aduyi yakubiswe kandi agakubitwa nabi, ubu ngubu akaba ari guhunga berekeza Imirimba, ariko bakaba bahagarariye ahitwa i Gasiro. Ahangaha akaba ariho bahagarariye, ariko nanone nk'uko generale de brigade umuyobozi wa Twirwaneho Charles Sematama yabivuze ubwo yageraga mu Minembwe mu minsi mikeya ishize, aje gusura abaturage, yababwiye yuko mu by'ukuri muri aka gace ibitero nyuma yo gufata Minembwe ifatwa n'ingabo za AFC Twirwaneho, nanone ibitero bitahagaze bikomeza bigaruka hato na hato, bikaza bikomeza kwangiriza no kwica abaturage no kunyaga ibyabo. Abwira abaturage bamubajije muri kariya gace, ababwira yuko ikimuzanye ari ukugira ngo bacecekeshe izi ntwaro, izi mbunda zikomeza zica abaturage aho zituruka. Bagomba kuzikurikirana kuri source, bakazikurikirana kugira ngo izi ntwaro bazicecekeshe. Ngiyo gahunda rero yatangiye ubwo ababicanyi bari guhunga berekeza Imirimba, ariko naho nk'uko uyu muyobozi wa Twirwaneho yabivuze, mu by'ukuri byumvikana yuko uyu mwanzi ukomeza kubuza abaturage amahoro, abica umunsi ku wundi, akomeje gukurikiranwa, agomba gukurikiranwa akugeza ageze ku iherezo bakamurandura. Mirimba nayo rero iraraririwe aho igiye gufatwa, dore ko nayo irimo ibirindiro bikomeye bya FDLR, dore ko iyi FDLR ariyo ikomeza guhereza imbaraga ababicanyi, ingabo za Kinshasa, Abarundi ndetse na Mayimayi yibumbiye muri Wazalendo. Aba rero bakaba bakubiswe vibaya sana, aho bakubiswe n'izi ngabo zihetse isezerano kugira ngo zigarurire ababyeyi amahoro muri kariya gace. Ubu ngubu rero abaturage bakaba baryama bagasinzira muri Minembwe, aho Minembwe imaze kwigarurirwa aha muri centre cyangwa se muri commune Minembwe. Abaturage bakaba basigaye baryama bagasinzira, nubwo hari bitaratungana, bitaraboneka bimwe na bimwe, ariko nabyo bizatungana vuba cyane, dore ko AFC ikomeje gukora ibikorwa byiza biri kugenda bishimisha abaturage. Hanyuma nanone reka dusimbukire i Kinshasa, aho umuvugizi wa Perezida Antoine Felix Tshisekedi kuri uyu wa mbere yatangaje yuko guverinoma ya Kinshasa ihagaritse lobbying cyangwa se amakontra yose ubufatanye bakoranaga n'igihugu cyangwa se bagiranaga n'igihugu cya Amerika, aho yavuze yuko guverinoma ye ya Congo ihagaritse lobbying zose cyangwa se démarche nk'uko yabivuze mu rurimi rw'igifaransa yakoranaga na guverinoma ya Kinshasa. Aha hakaba hari kwibazwa impamvu babihagaritse, ariko nanone mu yandi makuru bikaba bivugwa yuko ari kubera yuko wenda ibyo bifuzaga yuko Amerika ibakorera bitakunze, aho bagiye bakora amademarishe atandukanye bashaka kugira ngo basinyane amasezerano mu bijanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ariko Amerika ikaba yaravuze yuko nta cyizere cyangwa se iyi guverinoma ya Antoine Felix Chilombo idafite stabilité, nta musimamo ifite, batasinyana amasezerano nayo mu bintu bitandukanye byaba iby'ubucuruzi, ubuhahirane n'imigenderanire. Bakaba baravuze yuko bidashoboka kubera yuko babona iyi guverinoma idafite umusimamo. Ibi rero bikaba ari byo bikekwa yuko bishobora kuba byatumye nyuma yo kuhagarika cyangwa se yo kumva yuko bagenda bakomanga ahantu hatandukanye ntibikunde, Tina Salama umuvugizi wa Perezida Antoine Felix Chilombo ashobora kuba bahisemo guhagarika cooperation zose cyangwa se démarche bakoranaga n'amalobbying, bakaba bahisemo kubihagarika kuko babona yuko bitari kugenda nk'uko babyifuza. Nanone mu yandi makuru tukiri muri Kinshasa,
Kinshasa iri mu gahinda no mu kababaro kenshi nk'uko byagaragaye twagiye tubibabwira mu makuru yacu yo mu minsi yatambutse aho umuyobozi wa AFC Corneille Nangaa yageraga mu mujyi wa Bukavu nyuma yo gufatwa k'uyu mujyi n'ingabo za AFC akababwira yuko abaturage bagomba koroherezwa cyangwa se hagafungurwa ibikorwa bitandukanye byagendaga bifasha abaturage aho amabanki yaramaze gufungwa na Kinshasa. Muri iyo gahunda rero akaba yarabwiye abaturage yuko amabanki basaba cyangwa se bategeka guverinoma ya Kinshasa kongera gufungura amabanki kugira ngo abaturage bakomeze bakore ibikorwa byabo bya buri munsi byaba iby'ubucuruzi ndetse n'izindi gahunda zabo zo kuzigama za buri munsi. Aha rero kuri uyu wa mbere nanone nibwo banki cyangwa se caisse d'épargne et de crédit ya Kadeko yatangiye. Kinshasa rero ikaba yasohoye itangazo mu gahinda kenshi ivuga yuko ibabajwe n'uburyo AFC yafunguye iyi Kadeko ikaba yatangiye gukora muri ibi bice byamaze kwigarurirwa na AFC. Iyi banki rero ikaba yaratangiye gukora ku wa mbere aho twabibonye mu itangazo ubushize ko izafungurwa ku mugaragaro kuri uyu wa mbere ahubwo na harejo. Uyu munsi rero Kinshasa nayo ikaba yasohoye itangazo ivuga yuko yamaganye iri fungurwa rya Kadeko mu bice AFC iyobora. Ibi bikaba byibazo ndetse ni gute bashobora kubabazwa n'ahantu batayoboye kandi ibi ngibi ari kugira ngo bifashe abaturage ariko nta bindi. Kinshasa icyo yifuza no kugira ngo ibabaze abaturage bari muri utu duce hanyuma ibangishe ubuyobozi bwa AFC ariko AFC nayo ikaba iri maso itakwemera yuko abaturage bayo bababara cyangwa se babaho mu buzima bubi. Ikaba rero yahisemo gufungura iyi Kadeko, iyi banki izakomeza gufasha abaturage mu bikorwa byabo bya buri munsi bidasubirwaho. Rero nubwo Kinshasa ibabaye, nubwo imerewe nabi, iri mu gahinda kubera ibikorwa byiza AFC ikomeje kugaragaza, ikomeje gukora mu duce iyoboye, mu by'ukuri abaturage bakomeje kubyishimira bavuga yuko banejejwe no kongera kubona aho iyi banki yabafashaga mu bintu bitandukanye yatangiye gukora ibintu bikaba bimeze neza. Hanyuma nanone tukiri muri Kinshasa aho hamaze iminsi hariho ico bise consultation cyangwa se amanama atandukanye ari gukorwa na guverinoma ya Kinshasa aho bari muri gahunda yo kugira ngo bakore s'il vous plaît guverinoma y'ihuriro. Izi consultation zikaba zimaze iminsi muri uyu mujyi wa Kinshasa aho bagendaga baganira n'abaturage cyangwa se n'inzego zitandukanye n'amashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Iyi consultation cyangwa se izi nama rero zikaba ziri burangire kuri uyu munsi wa kabiri aho bagiye gukora ico bise gouvernement d'union nationale. Iyi mibonano rero ikaba yitezwemo rero ko ariyo izavamo igisubizo gifatika cyagarura amahoro aho ama opposition atandukanye azahurizwa muri iyi gouvernement ya union nationale. Aha nta kindi Felix Antoine Tshisekedi ari gushaka uburyo yashiraho guverinoma y'ubumwe kugira ngo arebe ko byagarura amahoro ariko nanone bikaba bitazamworohera. Nanone turi kugana ku musozo w'amakuru yacu. AFC ikomeje kugenda yigarurira uduce dutandukanye aho twavuga nko muri Rubero ikomeje kugenda ikora ibikorwa bitandukanye aho mwabonye ko hashizweho abayobozi batandukanye barimo ababurgumestre n'ababurgumestre bongirije muri utu duce. AFC ikaba ikomeje kugenda ikora ibikorwa bitandukanye. Nanone dukomeje gushimira AFC mu bikorwa igenda ikora ikomeza kugarura amahoro n'umutekano mu duce iyoboye. Hanyuma
dukomeje kubashimira mwebwe mukomeza kubana natwe umunsi ku wundi, abari hirya no hino ku isi badukurikira. Komantere zanyu, like zanyu, ibitekerezo byanyu turabibona umunsi ku wundi. Dukomeje kubashimira mu by'ukuri, tubabwira ngo murakoze cyane. Hanyuma mwebwe mutarakora subscribe, turabasaba gukora subscribe kugira ngo muzajye mukomeza mubone gahunda zacu, mukurikire gahunda zacu umunsi ku wundi. Hanyuma abatabazi, abarwanashaka, dukomeze dusenyere ku mugozi umwe, abanyakivu bose, amoko yose, abanyamurenge, abashi, ababembe, abanyento, mwese tukubake Kivu yacu, dukomeza gusenyera ku mugozi umwe kugira ngo tubone amahoro, nitwe tuziyubakira akarere kacu tukakagaruramo amahoro kugira ngo tubane mu mutekano twese hamwe. Hanyuma rero dukomeje kubifuriza ibihe byiza, ngo Nyagasani akomeze barinde, Nyagasani akomeze abane namwe, mukomeze mugire ibihe byiza, Uwiteka akomeze abarinde. Kuri mikro mwari kumwe na Fidel, mukomeze mugire amahoro ya Nyagasani.